Ndabasuhuje cyane muri aka kanya ngiye kubereka uko dukora KYC z'imishinga ishamikiye kuri ICE network. Ni ukuvuga ngo imishinga ndi kuvuga ni iyi ngiyi 5. Ubaye hari udafitemo wanyandikira nkawuguha. Ubwo rero KYC ukuntu ikorwa, ikintu cya mbere ubanza kureba ni uko ufitemo Twitter cyangwa se X. Ni ukuvuga ngo iyi application ugomba kuba uyifite, nimba uzi ko uri umuntu w'umumayina ugomba kuba ufite iyi application, ukaba ufite na Telegram. Izo ni application bahora batugira inama. Icya kabiri ukareba ko ifunguye. Hari igihe usanga yariborotse, ubwo yariborotse bikakunanira, wanyandikira kuri nimero ndi bushyire muri description y'iyi video nkakuyobora uko wafungura Twitter yawe mu gihe yiborotse. Hari ukuntu ujya kuyifungura ugasanga yifunze. Urabona ko ngewe ifunguye nta kibazo. Icyo nicyo ubanza kureba rero. Ubwo twagiye muri za KYC bari gutanga, ngiye guhera kuri iyi bita Dr. X. Iyo uyikanzeho bimera gutya, ubwo baba bari kukubwira nyine ngo increase your earning rate. Bikunaniye wakanda kuri not now, ariko ubwo nyine ntabwo percentage yawe izamuka, ariko iyo ubonye ugiye kubikora unyura hano. Unyura aha kuri continue, ubwo ndanyura kuri continue. Nimara kunyura kuri continue bahita bakubwira ngo tap the link here to open the X post directly, then nurangiza ureplying muri message, urareplying wanditsemo ikimenyetso cy'idolari nk'uko ubibona, kino kimenyetso cy'idolari na ICE. Noneho ushyiremo urwego, ushyiremo kabibi. Ubwo nibyo ngiye gukora. Ndahita rero mbere na mbere banza nkoremo hano. Ni ugukoramo hano, wabanje kureba ko Twitter yawe ifunguye, ugahita ukora kuri Twitter just once. Barahita bantwara kuri Twitter. Nibamara kuhangeza barangiza kuri iyi post imeze gutya, ndascrollinga ndebe post bampaye ni iyi ngiyi. Urabona n'aba bantu bose. Ubwo ikintu ngiye gukora ndakanda hehe hano kuri utu turongo, utu naberetse. Noneho ninageza ndakanda kuri koti, ntabwo nkanda kuri repost, ndakanda hano handitse koti. Aha hasi uhakurikire neza, nkande kuri koti. Nindangiza hajemo utu tuntu ndakanda got it, nta kibazo. Ubwo nk'uko ubibona hano hejuru niho ngiye gushyira rero bya bindi bansabye. Ndaza hano nandike ikimenyetso cy'idolari, nandike ICE mu nyuguti nkuru, ICE, shyiremo akarongo, mpite nandika kabibi. Si uku nguku, ubundi nkore repost. Bahita bambwira ngo your post was sent, ngira ngo urabibona. Ubwo iyo bimaze kugenda uko umaze kubikora, ngaruka inyuma muri Twitter, nkagaruka inyuma. Ahandi ni muri ICE, ndasubira muri application ya X cyangwa se ya Twitter nyifungure. Iyo urangije uhita ureba hano kuri profile yawe hangaha, ukahakanda. Wamara kuhakanda n'ubundi ukaza ugaselectinga hano profile, ukahakanda. Iyo urangije uhita ubona ya post umaze gupostinga. Dore ngiyi niyo ibiri hejuru, dore imaze amasegonda 38. Iyi post rero maze gupostinga, ndaza hano hasi aho ihera, nkande kuri aka kamenyetso ka share. Aka kamenyetso urakabona, niko ngiye gukandaho kuri ya post yanjye. Nimara kugakandaho ndahita nza hano handitse ngo copy link, ahangaha nkoremo. Ubwo link nayifashe, nindangiza ndasubira hehe muri ya application yanjye. Kubera ko nabikoze ndakanda continue, nkore confirm. Hano barahita bambwira kuhashyira ya link nzanye rero na copy yerekana ko koko na postinze. Ni pasting hano, nkore paste. Nindangiza nkore verify, nkore confirm. Ntegereza amasegonda kugira ngo ndebe igisubizo. Ngira ngo urabona ko bambwiye ngo verification completed. Nuko nguko rero bikorwa. Kora subscribe, ukoreshe hano ku bandi bantu bose uziba mining kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Kandi nujya ukora subscribe ujya ukora no kunzogera kugira ngo ujye ubona buri video yose nshyize kuri YouTube. Ubwo uhita ukanda continue nk'ibisanzwe, ugahita ubona ko mining itangiye. N'indi mishinga yose nyine nuko nguko bikorwa. This was the sample. Iyi yari sample naberekaga, byose nuko bikorwa. Sawa, ndabakunda cyane.